nza ahantu nagiye mu mujya hari igikorwa cyo kwitanga nigera ari umwigisha hari umugabo muri korari mpavuze wenda ukabura muze wakumirwa kugiye kumuvuga ukabanza ukishimana ku mutwe nakantu kari nawe wasebye je nakuye ko ibyo bintu bibaho ntabwo nakwaka ko mu madini bito n'amatorero birahari pe ariko si byiza kuko Yakobo yavuze ko twese ababikora umva ko nanjye nishyiramo twese ababikora abikango tugomba kwihana guca imanza no kurobanura ni ikigabo kinini kimeze neza gifite ipfupfu kibyibushye mbese wavuga ute uriya nahaguruka yego ibyo nta urebera inyuma nyine nawe ndi Yakobo yatubwiye wamba bishashagirana turamenya tunze banke mu rugo iwe ariko none ikigutangaza aranakize koko afite n'amafaranga pe abantu baho ntegereza ko agira icyo avuga kajya mvuga nturiya mugabo nasa rwose ndi kubiryoshya nyine niyitanga nk'uko angana umugabo niyahaguruka abantu babaza kumbwira baturiya muntu uriya n'ingona n'ibindi bitero byinshi bakoresheje bati umuririmbyi n'umukristo atari kubura ntashobora bati buri azasanga abayobozi mu biro abahe nka 50 nubwo navuze ni general ukabirwanya ngo general ko nanubwo atashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe byiza cyane. Reka rero muri uyu mwanya tubanze dusuhuze abantu bari hirya no hino badukurikiye wakaba ari wa mwanya mwiza cyane w'ikiganiro cyitwa Agatonyanga mu nyanja. Nkuko bisanzwe rero nkunze kuba ndi kumwe na Ziraziritse cyangwa se Kwizera Valence ariko bakunze gutazira akazina ka Ziraziritse. Ndakwakiriye cyane muri iki kiganiro ariko ndabona umeze nkaho ukonje. Reka mite ninjira mu mwanya wo kukwakira nanjye nkuzamure kuri mikro kugira ngo ahari umere nk'umuntu ucangamutse. Ndagusuhuje rero umeze utese? Meze neza cyane. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Reka nkubwire kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Aha, nta kibazo kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Iyo ugihumeka ukiri umukandida w'ibintu byose bishoboka. Yes. Hanyuma rero reka mere kuri aka kantu kugira ngo wenda numve uburyo unsubiza. Wese waba wifuza ikintu cyitwa hiti? Ndagusubiza ibisubizo bibiri uhitemo icyumva kikunyuze. Icyambere mu birebana na gospel sinifuza kumenyekana, nifuza ko hamenyekana Imana yampamagaye. Sinifuza ko abantu bamvuga, nifuza ko bavuga Imana. Icyakora nanone ibyiza ko nanone ibyo ndirimba bitaguma ahantu hamwe ngo byizingiraho isi yose ibimenye kabiririmba byaba ari byiza. Ariko aho ngaho abonashaka kugira ngo umbeshye kandi nta mukozi w'Imana ubeshya. Oya simbeshye kubera ko iri kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana ubona keneye ko ubwo butumwa bugera kure abantu bose. Aho soreje urahumvise nsoje nkubwira ngo nifuza ko ibyo ndirimba cyangwa ibyo mvuga isi yose yabimenya bizumva ibitamenye. Simba na si yo hiti nyine. Hanyuma rero ntushobora rero kumenyekana udakoze nk'ibyo Bruce Melody arimo gukora muri iyi minsi. Ariko umanza narakubwiye ko namuteruye vuka ariko uziko umubiri we nguheruka kuwukora icyo gihe ubanza waragize ngo hari kuba uramukunda ninjye umukunda nitwe tumukunda mperuka gukora ku mubiri we muterura yavutse kuva icyo ariko muri sese twararamukanije rimwe hashiye nk'imyaka 2 duhuriye ahantu ntavuze kuba mugaruye rero kugeza se umwibutsa ko wamutora ari agahinjara. Ni weho nabibwiye sinzi uko byaje nabwo nakubwiraga bya bite nuko wari uvuze ngo si mugenzi wawe mbwira nabwo uretse nuko mugenzi wanjye ni n'umwana wanjye uko namuteruye ariko ntibyari ngombwa kwimubwira ntacyo byari bibi. Hanyuma rero waba wamenye byari gukora se kugira ngo ashobore kumenyekana nyine abe hiti akomeza kuvugwa cyane wamenye byarimo gukora? Kuririmba popo oya ntago ari byo yindi gukubwira popo ari kuririmba hari bindi yakoze ntago yindi kubwira wowe uburi suze informe igihe cyose nicyo kibazo cyawe biterwa na information yari hari Melody duheruka kuganira tuvuga ko Theo yamukoreye challenge twakavuza ko kana ariko ku ndirimbo yitwa Pom Pom. Uyu mugabo rero yabonye ko ibyo ngibyo bidahagije bya Theo yamukoreye aravuga ateka nze nigere muri Kenya ntangire nzenguruke hirya no hino ngene menyekanisha iyo ndirimbo kubera ko iyi ndirimbo nayishobora amafaranga menshi cyane ngo iyi ndirimbo yaramuhenze avuga ko arashaka ko iyo ndirimbo yamenyekana ikazamuka ikagera ku rwego rundi rwo hejuru ikamuha amafaranga meza cyane. Rero yatangire muri Kenya hanyuma rero ubwo yarageze hari ya Tanzania agiye kumenyekanisha iyi ndirimbo yitwa Pom Pom cyangwa se Pom Pom yongeye kubazwa umubare w'amafaranga yishyuwe witwa Diamond Platnumz kugira ngo yemere kuririmba mu ndirimbo ye. Aha rero ubwo yarabona abanyamakuru ba Clouds icyo bita ngo ni Clouds FM ni radio y'umuhanzi witwa Alikiba yari yamwakiriye rero aramubaza ati ese na amafaranga ngaye wahaye uwitwa Diamond Platnumz kugira ngo ashobore kwemera kuririmba mu ndirimbo yawe? Bruce Melody rero araruca
ararumira. Hanyuma rero baramubwira bati se kwavuga amakuru ko wamuhaye ibihumbi 50 by'amadolari bihwanye na miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda, ese koko ayo mafaranga yaba ariyo? Hanyuma rero ababwira ko ibyo byaba ari ukubeshya kandi amafaranga ko yaba ari make ngo bikurikije n'agaciro Diamond Platnumz yaba afite kuri we. Wowe waba urimo gukora iki rero kugira ngo indirimbo zawe zimenyekane? Cyangwa neza rwose ikibazo kiryoshye rwose pe kiryoshye no kugisubiza. Kumbe naho bigeze miliyoni 70 z'amanyarwanda kugira ngo umuntu azakuri imbere mu ndirimbo. Hanze muri sekira nuko bimeze. Wero niba utayafite ibaze miliyoni 70. Use muri gospel na yahandi. Ibihumbi 50 by'amadolari. Muri gospel na yahandi. Reka maze nkubaze nawe se ushaka ko none se ushaka kumenyekana cyane se? None se Diamond wenda niba ari umugenzi wacu arega ndo umuhanzi badukurikiye mujye mumenya ntago ntandukira kuko ni bagenzi banje. None se nanjye ndayaha Diamond je nyabonye na yahandi. Wowe mbwira kwanza mbere ko nturangira uwo wayaha. Urashaka kugira ngo umenyekane indirimbo zawe zitumbagire hejuru mu kirere? Nakigusubije rwose nifuza ko indirimbo ndirimba nivuga ubutumwa nkora isi yose yabimenye cyangwa isi yose ikabimenya. Okay, fata miliyoni 70 rero zishake uzihereza Israel Mbonyi kubera ko ari bo muririmba ibintu bimeze kimwe. Ni uririmba indirimbo nyine zo za gospel cyangwa se indirimbo zaririmba Imana. Kandi niwe muhanzi ufite hit kurusha abandi bose muri kino gihugu. Israel Mbonyi shaka miliyoni 70 rero mukugezeho. Uri manager we uramungezaho? Uri manager we se uri ntumwa ye uri agent we uramugezaho? Ngewe ndi inshuti ye kandi yanyemereye ko ashobora kuba yazamura umuhanzi. Ubwo muri n'inshuti niyo mpamvu muri n'inshuti koko ko abahanzi barimba gospel bazwi ari benshi b'abanyarwanda kutambwiye to bose babireba. Oya banga bari hasi bari hasi yande ufite hit kuruta abandi bose hasi no hejuru se nini? Israel Mbonyi wuzuza arena. Yagenda wowe aruzuza arena ntamwe nuko uziki se ko nge nkora imitakuzo niki kikora ko nge nkora imitakuzo sindakoreramo urampinga uhereye heza. Ariko reka nkwereke buri uzi ko amaje kuza miliyoni 2 z'aba subscribers nanjye bazuzura nese we yabatoye mu nanjye bazuzura bigize ijant uramuzi uzi umutwe bigize ijant wenda muzi abo ngabo bose bari hasi. Israel umutwe bizimana Pasia uramuzi bose barazimye ariko dusabe uramuzi abo bazimye bazimye Imana kubabarira reka rero nkwe ntacyo niba wuzimye abantu cyangwa uzabazimye birakureba acyakora ugushaka ko nzihambonye umva rero kana nagusubiza hafa kwanza. Niba ushaka hiti tandukanya section na gospel miliyoni 70 uzihereza umustar akuzamura kangutsindisha ikingiki Mbonyi yazihende ngo hitinge nsubiza manwe Mbonyi yazihaye nde ngo hitinge icyo ngicyo cyo gisubize icyo birahari kubera ko aho ahera mu Buhinde kugira ngo indirimbo zitangire gukinwa zimenyekane hari uburyo yabigenje hari ukuntu we yagiye azamura yatanze 70 reka kubwire Manuel sizo yatanze nubwo muri nishuti umubeshyira ahubwo Mbonyi ntabwo arizo yatanze ariko reka kubwire rero ahubwo ngiye kubwira inzira aci Mbonyi sindamusuhuza turaho no mu nzira ariko reka Mbonyi gospel barasenga Mbonyi yarasenze asaba Imana imwagurira inganzo imwagurira impano imuha igikundiro imusiga umuvuto wo kwishima nuko muri gospel tumenyekana miliyoni 70 ntawe naziha yabo Diamond yaba abandi bahigize reka Imana nsenga yanshyigikira hari umuhanzi nigize kumva muvuga butumwa yitwa Victoria Silva ntabwo n'ibisere by'igihugu kingo yari imbyano muri stade abantu bataba mwandika ku mazu bati Victoria Silva baramwamuvuga wengo ajya gusenga iryo joro muri hoteli yararagamo arara ataryamye ararasenga ngo Mana mbabarira ejo ntibazongere kunkomera amashyi bazagukomere ntibazongere kumvuga bazavuge wowe ngo iyo hit nshaka rero. Okay, ngayo nguko rero ntabwo uzigira ubona hit nudashora amamiliyoni. Nzarenza Bruce Melody na Diamond bakuje miliyoni 70 barazikoresheje koko kuko ngewe nzasenga Imana isumba amafaranga we. Haleluya. Hita wikiriza ngamena kandi aranze kuyikiriza amen byo bivuga ikindi ubwo yari bivuga ngo bibe bityo nta kindi yari byizo vuga ntabwo aricyo bivuga amen ni izina ry'Imana reka amen bivuga nirindi izina ry'Imana sawa komeza tuganire dukomeza gatonyanga mu nyanja reka rero dukomeza ikiganiro cyacu gatonyanga mu nyanja ibingibi byaragaciyemo nagiraga ngo nkubaze nk'umuntu w'umuhanzi niba koko wifuza kumenyekana birenze kugira ngo nkwereke inzira nyayo yagufasha ariko noneho iyo ntayo ndumva ariko uyanze ya miliyoni 70 ntayo uyemera. Okay,
byiza cyane. Reka rero ibyo ngibyo tubiveho bya Bruce Melody washoye akayabagahiriza Diamond Platnumz kugira ngo arebe ko yamufasha indirimbo ye yitwa Pompom ayiririmbemo. Ubwo n'abandi mwese mushaka hiti mushake miliyoni 70 hanyuma muzihereza abantu batume mumenyekana. Twagiye rero reka ibyo ngibyo tubiveho duhite twikomereza twigira muri gospel cyangwa se duhite twigira muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuri wowe mbona ari byo ukunda cyane. Aho rwose aho ngaho turi kumwe. Ari umurongo hano bwana ziraziritse nshaka kugira ngo somere cyakora Bibiliya mu bintu kurikira birura nimara kuwusoma hanyuma ugaruka dusobanurira kubera ko uyu murongo uri gushyira abantu benshi wagucanze bisho. Okay, reka n'umurongo uri hano muri Yakobo ibice byaho bibiri. Murongo waho wa mbere ndetse n'uwa kabiri cyane cyane niyo ngiye gusoma gusa hanyuma wowe utangira utubwira neza iki mirongo ishaka kuvuga. Umurongo wa mbere aravuga ngo bene data kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ni kube uko kurobanura abantu ku butoni. Niyagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe rero mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka mukamubwira muti mwicare ahantu heza nyine ubwo ne kuri za ntebe z'imyeru mujye mubahereza z'imbere mu madini yanyu, naho wa mukene mukamubwira muti weweho hagarara iriya cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Bwana ziraziritse uyu murongo ko Bibiliya yizivuga ko ibi bintu bidakwiriye kurobanura ku butoni hagati y'abakire n'abakene, kandi nkaba nkunze kubibona mu madini yanyu. Umukiragira gutya yaza mukamwere intebe ya plastike nziza ihanaguye iriho n'umwenda cyane cyane ifunitse umwenda mukamwicaza imbere. Umukene we yaza hanyuma mukamubwira muti wowe nta nubwo mwamwita abadiakoni se barambwira bati bamushakira ibyicaro biri ngiye inyuma mukunze kwita ngo ni mu kibaya. Ariko uyu murongo ko atari kurimo Bibiliya nandi gufata hano abadukurikiye ntibazi cyari kindanga. Nta kibazo. Ngaho rero uyu murongo tubwire koko niba mu madini yanyu muwubahiriza. Ese murawubahiriza cyangwa nimubahiriza? Ushaka ngo tuwubahirize cyangwa tutawubahiriza? Mugomba kuwubahiriza kubera ko niko Bibiliya bategeka. Ariko si bingibi birubahirizwa aho usengera. Nawe ubisomye ntago ibidutiye kandi Yakobo yarabipiye yabinenze. Nyine yarabinenze yaravuze ngo nimubikora muzaba murobanuye kandi mwigize abacamanza. Yego. Iyo ni inenge rero. None mwebwe ni murobanura abakire n'abakire mu madini yanyu. Imbasa gutyo ntago nshoboye kumenya neza uwo Yakobo nyir'urwo rwandiko kuko Bibiliya ivuga Yakobo babiri. Hari uwo teorifa ngo ni Yakobo muto na Yakobo mukuru, hari uwo mwene Arufayo na mwene Zebedayo, ariko si kingenzi ntacyo kingenzi ari cyo ngicyo ndi kukubaza. Ikingenzi ibyo yanditse hano. Mwebwe mu madini yanyu nimurebe umuntu waje wiyambara imyenda y'akataraboneka akaba ari we mushyira imbere w'umunyamafaranga, hanyuma haza undi muntu w'umukene wambaye ubushwambagara ngo mukamufata mukamva ngo usubirishe Bibiliya niko nakubwiye. Uzajya umbaza ukoresheje Bibiliya ngo usubize nkoresheje Bibiliya. Yego. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 13 umurongo wa 7 haravuga ngo mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mu basorere, abahinisha mu bahinire, abo gutinywa mu batinyi, nabo kubahwa mu bubahe. Hanyuma rero aho ngaho ndacyaguze ariko ndimo ndagusubiza nuko arega weje umenya ko ntago nzajya ntago wambaza ikibazo ngusubije ukanyurwa cyangwa ntunyurwe, cy'ingenzi uko nagusubije. Abo kubahwa mu bubahe, ako kango niko ushaka konyine ko birivuga. Wihangane se nuvuze utuntu twinshi kiretse n'andi kukumarira umwanya wenda. Wa nta kibazo. Nibyo koko ya ndirimbo wanjura yibuka ya indi wanacuranzeho itangira ngo iki igitabo cy'imigani ibice 28 mu rwa 21 umukozi ngo tuhasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe mu kwizimana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza, ariko akono kavuga hagakomeza n'ibindi. Yego. Ko Bibiliya ntiyemera ko ntoro kandi yakuri imbuguro yatanze ibyo bintu nubwo mu nsengero bihari. Icyo nkubwira muvandimwe ntago ngo wakaniye ko bidahari. Ibivangwa ku ntebe z'imyeru icya mbere no kubanza ukemera niba bihari koko. Oya birahari. Niba bihari rero ariko reka buretse yego ariko ababikora yaba ari nje mbikora Bibiliya ntishima iyo nyiriko Yakobo ntishima imbwira ko ndi kuregwa ko ndobanura kandi nigize umucamanza. Umva icyo mvuze rero yego kuba bihari simvuze ngo
ni byiza tubikomera amashyi ahubwo abumva iki kiganiro babikora bamenye ko Yakobo abihanisha kurobanura ku butoni kandi no kwigira abacamanza ijambo ntabwo ritwemerera gukora ibyo bintu icyo akora nta nugarukiye ubukino n'umurongo usiye mu Baroma ko bivuga ngo abo kubahwa mu bubahe abo bantu rero bishobora kuba abo kubahwa aho hantu hitondere nawe ariko ari abo kubahwa gute kandi Bibiliya bwayo hano iri kukubuza gukora none si umurongo urawushyiraye Bibiliya ntabwo ari umurongo umwe muvandimwe abo kubahwa bakwiriye kubahwa nanjye ndabyemera haje uwo kubahwa rero turamwubashye nyine tumujyanye aho uvuze hanyuma utari ukubahwa mumushyira mu Bibiliya niba ivuga ko ari uwo kubahwa hari uwo kutuwa ngende muri Bibiliya ntabwo navuye mu mirongo niba Pawulo aravuze ngo abantu bo kubahwa uyu Pawulo wanditse ibi bike ko ari umuntu wize ujijutse ndetse ngo muri sansiye mu mategeko waba ufite ubwenge gihugu w'amakuru kiragiye ubwo kuba ushaka kuvuga se ni umuntu umeze ute icyo nkubwira ntabwo nzi ibiro bye n'uburebure bwe nuko ari icyo mbona nuko Pawulo avuze ko hari abantu bo kubahwa kandi atubwira ko tububaha ntabaherero nabo baje baza Pawulo ni uzi yataye zabo ngicyo ndi kurana uko avuze ngo abo kubahwa mu bubahe nakwegera si Manuel abo wabonye bajya kwicaza kuri za ntebe wavuze wabona barabo kubahwa kandi birayemera ko harabo kubahwa icyo Yakobo yavuze ni ugukurikira ibyo umuntu yambaye aha Imana ishimwe aho yavuze ngo umuntu uje yambaye ibishashagirana impeta y'izahabu aha kuko ashobora kubyambara ariko atari n'uwo kubahwa aho urankurikira byumva ariko twe tugakurikira ko abyamba ubwo ko nagenda ari kwivanamo ariko rero twe tugakurikira ko abyambaye nyamara wenda atari n'uwo kubahwa ariko icyo kiranengwa nakubwiye ngo mu matorero aho nashoboye kugenda icyo kintu kirahaba yego ariko si cyo ntikintu Bibiliya nticyemera Yakobo yarakinenze wowe uravuga uti si cyo Bibiliya nta nubwo icyemera ariko aho uba uri henshi ibyo bintu ukunze kubibona kandi iyo ugiye kwigisha uricecekera ntabwo ntubivugaho ngira ngo hari ufite ubwoba yuko bashobora kugira gutya ariko bakaba byawe nahigi uvuga ibintu bikantangaza Bibiliya bako ifite imirongo yo 10 na bingahe none se nje nima ndi imbere y'abantu nje suma imirongo yose biranyirangize hoya ariko mu gihe bibonye ugomba no gutanga izo muguro aho bambwiye ngo nze tugane ku ijambo ry'Imana nje rero mbigisha no kubarishaza abantu hoya nuko nje ntago mbandi chef wa protocole Manuel bantu nk'umwigisha hari chef wa protocole kandi protocole ya mbere na mbere ni iryo jambo usomye ubundi reka nkubaze ubundi ubungubu watinyuka kwigisha iyi mirongo watinyuka kwigisha nabitinyuka mu rusengero nabitinyuka nibyo uvuze nanjye nanabivuga rwose ko kandi mbivuga mbinenga ko aho tubikora niba nanjye narabikoze ndatsindwa bira ntibinyemerera niba narakurikiye ibyo umuntu yambaye bishashagirana ni muremure ni kanaka wenda se ameze gute marangamutima ndi ntaga ari byo ko abageze mu nzu yiturize izina ry'Uwiteka Imana gufatwa kimwe ariko Pawulo avuze ngo abo kubahwa mu bubahe ese Manuel katuvuga abo kubahwa wa muntu utanga amafaranga menshi mu rusengero utanga amaturo n'ibyacu byinshi bya mbere mpfa nawe uvanga amasije ntago nyavanga uwo muntu utanga amafaranga tubanze tuvuga uwambaye ibishashagirana nyine si wese itonde ntabwo ari we ashobora kuyatanga atambaye ibishashagirana cyane turambaye impeta z'izahabu n'umuntu ari guhunda ni umuntu umwibone ni utanabizi nta n'umuntu umeze nk'umwibone ahubwo waje afite iterabwoba njye ngiye kukubaza nti ubu ko mu by'ukuri general aje guterana mu rusengero rwacu bibavuga ngo abo kubahwa ngo general n'uwo kubahwa general yimwemerera kubahwa aho ageze hose yego mufate mwicaza ahantu nanjye nkwiye kwicara ariko ayo madini uvuga ko nanjye nawe ayo madini uvuga ko nanjye nagenzemo igihe kirekire ibi byo kuvuga ngo by'abagenerali ni byose n'urugero rwo kubahwa nakubwira nubwo reka twumvikane neza aha ngaha uri gushaka kugira gutya urashaka kunzinzikiranya kabisa kuko ibya generali byihore kuko byo biranumvika ntabwo mbireka ndavuga meya mvuge na guverineri n'abandi wenda abayobozi batandukanye wemeye ko hari ukubaho none ndabyemera ngeze rwo mbihakana kandi wemeye ko tububaha ariko none uje ndi kuvuga ngiyo hano ndimo ndavuga bandi batanga ibya 10 n'amaturo menshi mu nsengero zanyu abo ngabo bahabwa imyanya ikomeye imbere ari nubwo binirengagizwa wamaze mu matorero n'amadini abatanga ibya 10 n'amaturo menshi wabamenyute none se nibyigaragaza wigute dutura gute ejo uzaze mu rusengero n'umunsi tugende mu rusengero baravuga ngo duture umuntu agenda afashe ituro rye agashyiraho arishyira wabwiwe n'icyo batanga menshi hanyuma ikitwa umukire nuvuga ko mu izo nsengero ntago umuntu anagaba bazi wowe urarenda umbaza icyo kibazo ngo se abatanga ibya 10 byinshi n'abatanga bicyango mbamenya gute urumva ibyo ngibyo nabiberwa gute kubera ko hari umuntu uza akavuga ati jewe mbahaye amakamyo 5 y'imicanga undi akavuga ati jewe mbahaye amabati
abo bantu se baba babivugira mu rwihisho se ibyo bintu ntabwo pasiteri ntabwo aba bumva ntabwo aba bazi uretse se uvuga ngo abantu bye bubaha kandi bujye bubashakira intebe z'icyubahiro. Manwe nubwo wabaye mu matorero n'amadini nk'uko wavuze ko ntabwo wagiye ukurikirana buriya kwitanga menshi mu bikorwa byo kubaka insengero no kugura ibyuma no gutura biratandukanye cyane. Umuntu kandi ikindi umukire wo mu rusengero n'umukene waho ntuzabaringanize no gukora ubwo bushakashatsi narabukoze kuko hari umukire ariko utajya yitanga mu bikorwa nk'ibyo cyakora n'amatura akayatanga hari n'umukene ariko witanga kandi ikindi niba we umukire n'umukene ubarebera inyuma reka nkubwire nza ahantu nagiye mu mujya hari igikorwa cyo kwitanga nigera ari umwigisha hari umugabo muri korari mpavuze wenda ukabura muzi wakumirwa kugiye kumuvuga ukabanza ukishima hano ku mutwe ni akantu nawe wasebye kwishima hari umugabo uri muri korari yaho n'ubabamo ni ikigabo kinini kimeze neza gifite ipfupfu kibyibushye mbese wavuga ute uriya nahaguruka ibyo ntawe urebera inyuma nyine nawe undi yakubeye atubwiye wambaye ibishashagirana turamenya atunze banki mu rugo iwe ariko none ikigutangaza aranakize kuko afite n'amafaranga pe abantu baho ntegereza ko agira icyo avuga nkajya mvuga nturiya mugabo nasa rwose ndi kubiryoshya nyine niyitanga nk'uko angana umugabo ntiyahaguruka abantu babaza kumbwira baturiya muntu buriya ni ingona n'ibindi bitero byinshi bakoresheje bati ni umuririmbyi n'umukristo ariko buriya ntashobora bati buriya azasanga abayobozi mu biro abahe nka 50 bati nuko tumutunze hano niyo turi kugura ibyuma icyo mbivugiye rero ariko ngo azi ubwenge ngo koko kwimose ni gutanga azi ubwenge ngo kumenye icyo watanga kubwitange no kugutura azi ubwenge nk'ubwawe mwatura kinakora wanjye ntago natura nuko ari udatura n'utura gusa mwese muri kimwe nuko mbese umva rero ibyo ngibyo icyo mubwira rero uwo Yakobo yavuze ngo nuwambaye ibishashagirana n'impeta z'izahabu uyu muntu wowe uri kumwitiranya n'umukire wo mu rusengero kuko uyu muntu ashobora kuza atari n'umukristo yego wumvise neza ndabyumva ashobora kubyambara atari umukire kuko ushobora kubigutira wowe ubifite tuziranye bya bintu byawe byose niyuzuzeho njye kwemeza abantu hepfa noneho twe twicaza twamubona aregutse tukanamwibeshya nk'uko uvuze tukamutambutsa na harya wavuze njye nakuye ko ibyo bintu bibaho ntabwo nakweka ko mu madini bito n'amatorero birahari pe ariko si byiza kuko Yakobo yavuze ko twese ababikora umva ko nanjye nishyiramo twese ababikora abikangwa tugomba kwihana guca imanza no kurobanura ngo twa twigize abacamanza ariko Yakobo yavuze yego ntago naguhakaniye ko bidahari abo rero bakaba ariko sinabishimye abo rero bakaba bakandagira ijambo ry'Imana wava ko arikandagira kuko batwara da oya ibyo byo ngo nta kibatwara witonde ubu gusenga kwacu no kubana n'Imana ntago Imana ikiri gukora oya buretse ntago Imana ikiri kubumbura ubutaka ngo bumira abantu cyangwa basese ibibembe muri Zaburi handitse ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpangwe vuga ngo ibintu twese dukora ibitanejeje Imana yabitse itariki n'umunsi n'isaha izabihana iyo gahunda irahari nizo uko izabigenza ariko dushobora kuzagirayo uheruka urubanza rutakituriga urumva neza ariko gusa ibyo Yakobo yavuze njye nemeye rwose ko hari ahantu tuba tuganira njye nawe ugasanga wenda tutari guhuza kandi sina ngombwa ko duhuza kuko umuntu avuga uko abyumva ariko nk'aho dusa n'wenda guhuza ibintu byo kurobanura nemera rwose ko tujya tubikora umva ko ntigeze nikuramo mu bantu bagenze amatorero menshi n'amadini menshi atandukanye nabandi nko muri babiri ba mbere cyangwa batatu ba ariko hari ahantu nigeze kumva wowe urimo kwigisha icyo gihe nari nahari nagiye kubona umuntu umugore ahagurutse yambaye bya byenda byiza by'ibibubu araje aratambuka aragenda ajya gushima Imana amaje gushima Imana arongera yisubirirayo ni wowe wabivuze nari imari wowe navuze ngo ugiye kugisha uravuga ngo ariko ngo ugasanga ngo byabyo byose ngo niba ngo tuje gushima Imana ngo tujye twitwaza ngo n'itoro ryo gushima Imana ngo kugenda imbokoboko ngo kubona ngo umuntu araje ngo yambaye imyenda gihenze mbese abari banarabivuze ubwo wari uharwo wenda nibyo barangije ukabona ngo asubiye koko ngo atanashimye Imana ngo ngashyira no mu gitabo ngo kandi yambaye imyenda myiza cyane kubera ibintu byo ntabwo ngo bikwiriye simbizi aho uvuze niba tambeshye wenda yigishije amari yari imari kuko nzi ko ibintu nk'ibyo najya bivuga kuko amafaranga agiye bayatanga batayatanga njye ntaho mpurira nayo
sindi mu bayahembwa ariko harakwiye gutangwa koko cyangwa se nibyo gushima Imana aho Bibiliya muri turo ry'ishimwe umura nzagusabira ku mushumba uzagera n'abazajya baguha ku mafaranga umushumba wese uzasabira kubuhe kuri represent wacu wa DPR bazavugana uzaguha umwanya kuko nawe rega ukora umurimo w'Imana uzamubwira n'uwo mwanya uwo wari Imana ishimye mbonye umuvugizi jya kunsabira yewe tuzaba tureba ariko nkurikije kuntu uvuga ubutumwa bwiza ariko muvandimwe kandi ahantu urimo kubwiriza njya nkunze kukumva urabwiriza rwose ibintu bikagenda neza n'abantu bagafashwa ubwo rero gusa njyewe ikintu nenga ni ibintu bimeze tabyita ngo bimeze nk'imitwe bimeze nk'ubwisi kubuza nyine kavuga ukigaragara niwo ndo wamenya n'ishagirana wavugaga nyine wenda uwo yaje koko bamwicaza naho imbere wavuze haraho haragutse araje hari n'abantu baza bakavuga abantu bajye bavuga mu nsengero ngo abayobozi ngo bihangane ngo ituro ry'ishimwe ngo nzarizana urano inama nyanga nta muyobozi wamutumye ituro ry'ishimwe nta wigeze ari mutuma nta rumbwe ngo aze gushima Imana atari fite ariko abasanzwe abana abandi babikora ni nawe azabikora ari fite rero kandi na Bibiliya kabimubwira yikwirwa abwira abayobozi rero niba Bibiliya iri musaba yemera kuri musaba ageza gushima Imana ari fite cyangwa abayobozi ngo bihangane ngo haturishimana ukamenya nka hari idene nguri gukopa abayobozi kandi abayobozi si uri gushima uri gushima Imana ariko kimwe tukiri kuri ya ntego rwose ntabwo nahakanye ko kwikangwa wamba bishashagera imitaziha mu matorero bitabamo bibamo ariko si byiza ntibyemewe abadukurikira babikora babyihane ntago ari byiza abakire abakene ariko witonde ntago tuvuga uwo kubahwa nubwo navuze ni general ukabirwanya ngo general ko nanubwo yaza mu rusengero yambaye rankaze ni ariko tushobora kuba tumuzi ashobora kuzima atazi muri ko tumuzi uwo mwamuha icyubahiro meya turamuzi guverineri turamuheye si uwo mushuheye ariko no uwo rero Yakobo yavuze ntago ari we wo kubahwa wavuze kuko Yakobo nawe yavuze amunenga anenga natwe tubikora ko twikanga umuntu uko ari wenda ntitunamuzi ariko uzi ko umuntu Yakobo yavuze uzi ko ari n'umwibone wari ubizi buriya n'umwibone ahubwo twebwe ko tutara mu mitima tukamwikanga yambaye impeta z'izahabu n'ibishashagirana tumushyira icara hariya haryoshye wa mugani umukene nabonye abakene twibwiraga ko ari abakene ibyo kwitanga wavuze bajya kwitanga akitanga byinshi kuruta n'umukire nabo narababonye hari n'ahantu mu gitabo cy'imigani Salomo yavuze ngo hari uwigira umukire ngo kandi ntacyo afite ngo kandi hari n'uwigira umukene kandi ari umukire cyane wumvise aho ufite ibishashagirana kubwira nishobora no kubitira kwese amatorero amadini yikanga umuntu uko ari uko ameze ariko ntago yarwanije uwo kubahwa nje nduva nasoreza ngo ikibazo wambajije kandi ngusubije neza wabisubije cyane ndetse n'abantu badukurikira ndizera ko ubwo babyumvishije uwumva atanyuzwe ajye muri comment atwandikira nawe uko abyumva niba nyuranya n'ibyo ziraziritse harimo kutubwira kandi nabwo niba wemeranywa nawe ubwo nabwo ujyemo nyine nabwo umushimire reka rero ikiganiro cyacu agatonyanga mu nyanja gitambuka kuri Emma Talks ndetse no kuri Ziraziritse TV cy'umunsi tugisoreza hanga kubera ko tubona dufite izindi nshingano zindi tugomba kujyamo reka rero nsoze nshimira abantu bose bari badukurikiye ariko by'umwihariko nawe ngushimire wakoze cyane kwitabira nanjye ndagushimiye by'umwihariko nshimiye n'abadukurikira Imana ibahe umugisha ni byiza kuganira kwacu ni kwiza rwose hasta la vista murakoze cyane Datashoboza nami nkomeza Yesu